Sakumiro noneho da. Niko se Shapeti. Wabuza ujya gukina be nibi bari ko kuburyo uza kwigira ninja mu muhanda ubuza abantu gutambuka. Ninde wakubwiye kunyura muri no muhanda? What? Niko se sha. Kuva ryari leta itakaza inshingano zo kugenzura uyu muhanda hanyuma ikazugwa ku buryo umbazo wampaye uburenganzira bwo kunyura muri no muhanda. Nase yo mirongo yawe wagira ngo ni rape ya diplomate niyo ngubaje. Nakubajije ninde wakubwiye kunyura muri no muhanda? Shapeti, reka nkubaze ikintu kimwe. Mama wawe yaguhaye igikoma cyinshi hanyuma nasinda byibuze ntiyanabibona ngo akujyane kuryama. Nawe reka nkubaze papa wawe yaguhase inzoga nyinshi cyanabibona ngo akubuza kunyura muri no muhanda. Mubwire rero Peti. Nuko usanze narihannye gukubita abana. Ariko wenda abona nukomeza kumpatiriza ndi bushiduke nakumenagura. Sawa tujye kureba wasinze inzoga n'uwasinze igikoma turebe uneshu. Shapeti, ndabibona ko utari wenyine banza hari ikindi kintu kiri kukoshya mu mutwe. Reka nkwihoreye bamukayira nitambuke. Noneho urasumye se? Siko kino gipeti ntagikubisa gishobora kugira ngo nagitinye n'ubutaha kikazamenyera. Reka nze nkwereke. Kimenyera umuntu